Kristo nashimwe. Ndabashuje bene data aho tubana mu mwanya niba turi buri gitondo tubyutse dushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Nyemerera uhereza Imana icyubahiro, nyemerera ushima Imana yongeye kukwimana ivuze ngo baho ukabaho. Imana y'inyembaraga nyinshi, Imana ikiranuka. Nyemerera umfashe duhereza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana irabyongeye irakurinda, Imana irabyongeye ikubyukije amahoro. Oya, niyo waba urwaye ariko uracyahumeka, n'iyo intambara zaba ari nyinshi ariko Imana iracyakuzigamye, iracyagufashe mu kuboko kwayo. Imana kandi iracyafite gahunda yo kukurwanirira. Ndavugana nawe urwaye, ndavugana nawe uri mu manza, ndavugana nawe ufite amadeni, ndavugana nawe ibigeragezo biratandukanye, buri wese amenya agahondesho ke. Sinzi wowe ibyawe uko bimeze biri kukuzunguza, ariko ndagira ngo wishingikirize ku mbaraga z'Imana, kuko imbaraga z'Imana nizo zituma dukomeza kubaho, kandi Imana ikoresha imbaraga zayo ikakurwanirira ikakuneshereza. Ku bwawe wabonaga byari bikomeye cyangwa wabonye cyagiye byari bikomeye, ariko uyu munsi uracyahumeka. Imana ishimwe. Uri umugabo rero wo guhamya Imana aho yagukuye n'aho ikugejeje. Kandi niba uri muri situwasiyo itameze neza, iturize ubiharire Imana. Ibiharire Imana. Icyawe Imana igusaba ni ugukiranuka no kwitumbira no kugenda wicishije bugufi. Ibisigaye ubiharire Imana, n'ubundi nta mbaraga ufite zo kurwana ngo uneshe. Ntacyo wakora, nta n'icyo wahindura, ariko Imana ishimwe ko ari intwari ku rugamba. Irabikoze rero, irabyongeye, iravuze ngo nubeho kandi ubayeho. Imana ishimwe cyane. Ibyo byakugaragariye n'ibyo Satani yakugaragarije, n'ibyo akwibutsa ko watsinzwe, n'ibyo akwibutsa ko byagutsinze, ibyo ngibyo ni ibikangisho, kuko dufite Imana inesha, dufite Imana itsembaho imbaraga zose z'umwijima, dufite Imana ihinduranya amazina n'amateka. Imana ishimwe. Aho watsindiwe Satani yarahabonye, ariko aho ubutabazi bw'Uwiteka Imana buturuka butuma uhindurirwa izina, burya Satani ntabwo ahamenya, ndetse n'abanzi bawe ntibashobora kuhamenya. Babona ukomeza udundaguza ubaho ukabaho, bagashiduka Imana yakugize ukomeye ndetse yaguhinduriye amateka. Uko niko gukora kw'Imana. Imana ikora bucece, ariko abantu bavugira ku karubanda bagasakuza. Imana yo iri gukorera mu bumana bwayo bucece. Iturize rero, Imana iri gukora bucece. Iturize, Imana iri kubigenzura. Iturize, Imana iri gukora. Iturize, Imana izakomora wowe wakomeretse. Iturize, Imana izaguhanagurira amarira wowe warize menshi. Iturize, Imana izakurwanirira kandi itsembeho burundu ikiguhangayikishije n'ikiguteye ubwoba. Imana nishimwe cyane. Icyawe usabwa ni ugukiranuka. Nabasuhuzaga inshuti zanjye mwese aho muri, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, inshuti zanjye, abanyeshuri biga mu bihugu byo hanze, bakristo bitorerera yono, mwese abankurikira muri ahantu hatandukanye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi mbasabiye umugisha ku Uwiteka. Iki cyumweru Imana izabahire. Iki cyumweru Imana izadudubize umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu. Iki cyumweru Imana izabagure mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo witindaho. Witinda aho, were gutinda aho, were gutinda mu byaha, were gutinda mu busambanyi, were gutinda muri ibyo biyobyabwenge. Witindaho, witindaho ngaho uhora ucumurira, witindaho ngaho ubyina nta kazaza. Witindaho, were gutindaho, mbese were kujya mu gushidikanya. Oya, witinda mu byaha, were gutindaho, witindaho ngaho, were kuhatinda.
were kuhatinda kuko iminsi uhamaze ntacyo waharonkeye, iminsi umaze muri uwo mudugudu ntacyo wawuronkeyemo, iminsi umaze muri ubwo buzima ntacyo wabukuyemo. Witindaho rero, witinda mu byaha, witinda muri ubwo businzi, witindaho mubyeyi, witinda mu magambo. Mu izina rya Yesu Kristo ndashaka ko tuvuga ku ijambo ryitwa ngo witindaho. Witinda mu biri kukumarira imbaraga zo kwizera, witinda muri ayo magambo, witinda muri ayo matiku, witinda mu mujinya, witindaho. Were gutindaho, witindaho niryo jambo, niyo teme nageneye iki cyumweru. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose Itangiriro. Turasoma ibice 19, dusome umurongo wa 20. Turasoma umurongo wa 20, dusome na 22 mu izina rya Yesu Kristo. Dusome 20, handitse ngo dore uriya mudugudu niwe uri bugufi bwo guhungirwamo kandi ni muto. 22, ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Aya ni amagambo marayika w'umwami Imana yavuganye na Loti. Ni inkuru z'uburyo ki abamarayika bagiye kurimbura Sodomo na Gomora, mudugudu wari urimo umukiranutsi w'Imana witwa Loti. Hanyuma rero bagiye kuharimbura, barabanje bajya gusura uwo mugabo, bajya kureba ko ibyo uwo mudugudu wa Sodoma na Gomora uregwa ari ukuri. Bagezeyo koko abagabo b'ibigoryi bashaka gufata abamarayika b'Imana ngo babatinge. Nibwo abamarayika ngo Loti yarabafashe abakingiranira mu nzu, ariko abagabo b'ibigoryi ngo basunika urugi batuka Loti, ngo ariko ngabo bamarayika hari ikintu bakoze, ngo babahumye amaso, Ndifuza yuko iki cyumweru nawe ibyari biguhagurukiye, abarozi baguhagurukiye, abapagani baguhagurukiye, marayika w'umwami Imana abahume amaso mu izina rya Yesu. Hanyuma Loti rero abamarayika mu mwami Imana ni Imana iramubwira ngo haguruka uhunge, ugende uhungire kuri ukundi musozi, icyago kitagufata kitagusanga, kuko bari bagiye kurimbura uwo mudugudu wa Sodoma na Gomora. Loti rero nibwo yavuze ati ni kure rwose, yarababwira ati ni kure. Arababwira ati dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwanjye. Imana ishimwe. Yababwiraga umudugudu w'Isowari, umudugudu w'ubuhungiro, ariko nawe nakubwira ngo Imana iri bugufi bwawe, Yesu Kristo ari bugufi bwawe, akubera ubuhungiro uhungiramo, akubera aho kwihisha icyago n'amakuba, akubere aho uhungira ibyaha. Yesu Kristo akubera ubuhungiro. Loti we yaravuze ngo uriya mudugudu yeretse abo bamarayika b'Imana, aravuga ngo dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungirwamo. Nanjye ndakubwiye ngo Yesu Kristo ari bugufi bwawe ngo umuhungireho. Yesu Kristo arakwegereye ngo umuhungiremo. Rero ukize ubugingo bwawe, nukize ubugingo bwawe muri iki gitondo, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Were gutindiganya, were kuzarira, wikomeza kusinzirira mu byaha, haguruka uhunge mu izina rya Yesu Kristo. Imana igutabare. 22 rero nibwo ijambo rivuze ngo ihute uhungireyo. Nakubwiraga ngo were gutindiganya, were gukomeza kuba mu byaha,
ihute uhungireyo, ihute ihungire muri Yesu Kristo, ihutisha ibitekerezo byawe, ihutisha imigambi yawe, ihutisha umutima wawe, uhungire kuri Yesu Kristo. Rambura amaboko yawe wikubite mu gituza cy'Imana ishobora byose. Yesu Kristo ni umutabazi, akubera ubuhungiro bwiza. Imana ishimwe. Nuko Loti ararokoka, arokokera muri uwo mudugudu w'Isowari. Nanjye ndagira ngo uhinduke urokowe n'Imana yawe. Imana ishimwe. Imana ikubera ubuhungiro n'ubwugamo n'ubwihisho. Imana ishimwe. Ihute, were gutindiganya, were gukomeza kuba mu byaha. Imana ishimwe cyane. Imana iguha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho. Nawe iramawe Yesu, urahebuje ibihe byose.